munsi turi kwa kabiri ku itariki 25 umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Message Imana yaguteguriye uyu munsi nivuga ngo Imana ihaza agasuzuguro bamaze iminsi bagusuzugura. Imana ishizeho iherezo ku kibazo umaranyemo iminsi mo nacyo wagiye witwa amazina kubera ikigeragezo, ariko Imana ishyizeho iherezo kuri ibi bigeragezo umazemo iminsi. Niba ubyizeye rero ukaba unakunda n'ibyo nkora, genda ujye muri comment wandike ijambo amena urenzeho ijambo ndagukunda Claude. Niba koko ukunda ibyo nkora, niba udakunda ibyo nkora ntuze kuza kurirenzaho, ariko niba ukunda ibyo nkora uze kuza kurirenzaho. Uyu munsi rero usharing iyi video igira ahantu kure n'abandi nabo ibyiza bibagereho, ntibibe ari we wenyine uyibona iyi message, ahubwo uyisharing n'abandi bantu benshi. Ukande ku gatima niba wenda uyiwumva hari ikintu ukuyemo ku buzima bwawe, ukande ku gatima uyisharing abantu benshi. Wowe uri mushyashya ukande ku gasaraba, Imana ibiguheremo umugisha kugira ngo tuzaye dusangira ijambo ry'Imana rya buri munsi rihumuriza imitima ya benshi batuye isi yose. Hanyuma rero usharing iyi video. Mwari muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Claude. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane kandi ndanabubaha. Shalom shalom, Imana ibagirire neza. Ciao.